twasuye umuhinzi Ruzibiza Jean Caude utuye mu karere ka Rulindo, aho akoresha ikoranabuhanga rya mudasobwa mu buhinzi bwe bwa kijyambere, ndetse ubuhinzi avuga ko yagize umwuga. Mu mwaka wa 2011 nibwo uyu muhinzi yatangiye ubuhinzi bw'imboga akoresheje uburyo bwa greenhouse. Gusa muri uyu mwaka nibwo noneho ubuhinzi bwe yongeyemo ikoranabuhanga rya mudasobwa rimufasha kumenya amakuru yose ajyanye n'ikirere uko kiba cyifashe. Iyi mashini rero ubu iyi ngiyi niyo computer noneho ibijera, hakaba intuza nanone uburyo igenda ipima ibya isi, ibya potassium, ibya calcium, byose igenda bipima ku buryo muri computer ya agronome aya madata yose ni hakusanirizwa, hanyuma uvuye kuri iyo computer ya agronome izo data nanjye nkazibona kuri iPhone yanjye. N'ubuhinzi busaba ubwitonzi, kuko mbere yo kwinjira aho ibihingwa byubakiye hari amabwiriza yubahirizwa, nko kwambara imyenda yabugenewe, inkweto n'ibindi, kugira ngo atagira ubukoko umuntu yinjirana. Inyanya nizo yibandaho mu buhinzi bwe, akajya zisimburanya na pavuro. Ruzibiza Jean Caude yemeza ko gukoresha uburyo bwa greenhouse bumurinda byinshi mu bibazo abahinzi bakunze guhura nabyo. Ni ukuvuga ushobora kugira umusaruro mwinshi ahantu hatoya, kandi ukanakontorora external factor. Ni ukuvuga nk'izuba, uzi ko kenshi duhura n'ibibazo, izuba ryacanye cyane, imvura yabaye nyinshi, ugasanga ni ibibazo abahinzi bahura nabyo. Icyiza rero cya greenhouse ni uko ibyo urabikontorora, bikashobora kugufasha noneho kurinda ibihingwa byawe. Guhinga muri greenhouse bimufasha kuba yatanga umusaruro ku isoko igihe icyo ari cyo cyose, ku buryo abona byaba igisubizo ku gihugu muri rusange. Igiti kimwe kirazamuka uko byera bizamuka, noneho buri giti gishobora kwera hagati y'ibiro, reka tuvuge mu wayene ibiro 8. Ibiro 8 ni ukuvuga ngo kuri bya biti 1000, ubwo ni toni 8 uzasarura ahantu hangana na metero kare 320. Ngira ngo ndetse no ku gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite challenge cyangwa se ibibazo by'ubutaka butoya bukeya, iki ni igisubizo rwose ku Banyarwanda. Ruzibiza Jean Caude yitegura gusarura bwa mbere muri iyi nzu ikoresha mudasobwa mu kwezi kwa 2. Kubaka inzu ihingwamo ya greenhouse imwe byamutwaye $6,500 hatarimo mudasobwa. Nyuma y'umwaka ngo nibwo abagaruje ayo yatanze, ariko kuyikoreramo bigakomeza nibura kugeza ku myaka 10. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, mu karere ka Rulindo.